Ni Umucyo TV tukaba turi muri Leader Connection aho Twanshimiye ndetse na Thomas ni ba rwiyemezamirimo biyemeje kwambika abanyarwanda muri rusange. Twagira turaganira, urabona ko batubwiye ati umwaka wa 2025 twawushoje neza, aho twagiye dutwara n'ibikombe bagenda babiduha. Banavuga ko rero muri umwaka wa 2026 nabwo biteguye kubataka, bakavuga ko bagiye gushimisha rero abakiriya babo abazajya babagana, ko hari igabanya ry'amafaranga bazagenda bakuraho. Bakomeza bavuga ati ariko no bwose twakura igabanya ry'amafaranga kubaje kutugurira, ntabwo karite cyangwa karite izagomeza ari ikomeye, ntabwo tuzabigabanya n'ubwo bwose bitaba byoroshye. Twasanze rero harimo n'abakobwa ndetse n'abakozi bagiye batandukanye. Tusangayo abakobwa biyemeje kuza kwiga ubudozi cyangwa gukora inkweto, nabo twaganiriye. Murabona ko bafite inkweto nziza cyane. Aha ni ikigo cy'ishuri cyari cyabahaye akazi, urabona ko zimeze neza cyane. Twaganiriye byinshi mu kiganiro twagiranye. Gomeza ubane n'Umucyo kugira ngo uzajye ugomeza ubone amakuru yizewe cyangwa ubone urubyiruko rwagiye rwiteza imbere. Bagomeje bavuga ati ntabwo byari byoroshye, bagiye bava mu mutaka kugeza ubwo nabo bageze mu nzu nk'iyi ngiyi yo gukoreramo. Murakoze, nitwa Kwizera Sara. Nkaba ndi gukora umwuga wo gukora inkweto. Uyu mwuga se wowe utangiye ryari di? Nawutangiye mu kwezi kwa karindwi 2025. None wowe se niki cyatumye wizamo? Ikintu cyatumye mbizamo, kandi uri umukobwa. Ikintu cyatumye mbikora nuko numvaga mbikunze, kandi mbona abagenzi banjye b'abakobwa nabo babikora. None bivuga ko nawe wagiye kwiga cyane. Zimwe mu nkweto uzi gukora ni ngizihe cyangwa nta mazina zigira? Sandali n'inkweto zifunze. Ese nkawe iyo ari umujeni, iyo wiriwe wambaye ibisurubeti nk'ibyo ngibyo byanduye, ntago ugira ipfunwe? Oya, bagomba numva mbikunze, ntabwo ngira ipfunwe. Izo mbaraga zo kumva udafite ipfunwe zikuraga nahe rero? Nuko mba numva mbikunze pe. Cyane. Cyangwa wapfuye kubizamo se? Oya. None tubwire, ni nk'iki wabwira abakobwa bagenzi bawe babona ibi bintu batabizamo cyangwa usanga ari abanenganenzi? Ikintu nababwira ni uko bakwirinda kugira ubwoba kandi bagatinyuka, kuko nabo barashoboye. Ngubu umuntu agwaye inkweto yagenda afite icyizere ko urazikora neza cyane. Ushingiye ku ki? Ushingiye kuko mbikora kandi mbizi. Wizi. Aha, zimwe mu nkweto wakoze ni ngizihe? Sandali n'izifunze. Nawe se uri mu bantu bakoze izo ngizo mbonaho hejuru? Yego. Ubu se ugera no nka ryari ugataha ryari? Ngera hano saa 2 ngataha saa 10. Ufite icyizere ko ibintu bizakubeshaho? Cyane. Ushingiye ku ki? Kuko mbona nabo bikora, nabo hari aho byabagejeje. Okay. Ubu se ufite nk'imyaka ingahe? 23. Ni umukobwa ufite imyaka 23. Murabona rwose nawe ari mu bakorera hano inkweto. Urabona ko ari inkweto nziza cyane kandi nta gatewe ipfunwe no kuba akora ibi bintu. Ikintu cyatumye njya muri ibi bintu nuko nabonaga mbikunze kandi ari byiza. Nkabona ko nyine nanjye nakwicara nkaba nakoresha mu bikoresho byaba bushyashya se cyangwa ubwaje gusanisha. Nabikora nyine mbikunze nk'umwuga. Ubimazemo igihe kingana iki? Mazemo ubu ngubu kuko aribwo nkisoza kwiga, nta gihe kimwe ndabimaramo. Umaze imyaka ingahe urangisoje se? Nk'amezi abiri. Gutya umaze igihe gito wishoje se, ni ngure urukweto ushobora gukora? Urukweto rufunguye, sandali n'urukweto rufunze. None nk'abakobwa bagenzi bawe, ni iki wababwira ko batinyuka bakaza namwe bakajya muri ibi bintu? Icyo nababwira ni uko nyine batinyuka bakareka kwitinya, ntabwo bikomera. Urabaza nyine ibikunaniye ukaba wabishobora, kandi nyine ni umwuga mwiza. Ese uyu mwuga urawukunda cyangwa wapfuye kuwuzamo? Oya, ndabikunda cyane. Kubona courage mfite. Nakubonye wambaye isurubeti, urabona ko urukweto wambaye se n'uwazikoreye? Akangaka ninjye wakikoreye. Okay. None se ni iki cyaguteye imbaraga
zo kubizamo? cyane imbaraga nuko nabonye hari abakobwa bagenzi banjye babikora kandi nyine nkabona ko ari na byiza kuba nyine wavuga ati kana kambara urukweto namukoreye ishema ni ibintu byiza cyane. Reka tugushimire. Mwakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mfura Yves. Nkaba naraje kwiga nyine ibintu byo gukora inkweto. Bimazemo nk'amezi atandatu. Ese ko mbona uri umusore mwiza, kuki waje muri ibi bintu bimeze gutya? Ibi bintu nabonye birimo amafaranga kandi abantu benshi barabitinya. Barabitinya. None ni iki we cyatumye wiyemeza ukavuga ngo reka mbizemo? Ikintu cyatumye niyemeza ko mbizemo, nabonye abantu bose babitinya. Ese kubera icyo kuvuga ngo abantu barabitinya no kubera icyo babitinya? Umuntu babitinya babona ko nta mafaranga arimo kandi amafaranga arimo pe. Ubu nkawe se gutya umazemo ushobora kwitegera moto? Moto yo nayitegera. None wowe nka Yves, intumbero ufite muri ibi bintu nicyo ushaka kuzageraho? Ndashaka kuzagera ku rundi rwego mwikorera nyine. Ese Yves wowe ufite imyaka ingahe? Mfite 20. Urabona ko nawe wabijemo. Ese ari nk'inkweto waba waravuze ati nakoze urukweto bitwa kanaka uru nuru? Inkweto zo narazikoze. Ubu ngurwo uri gukora barwita iki? Urunguru barwita Oxford. Oxford? Ubu ntago ruhenze se? Ntago ruhenze cyane. Uravuze ngo ntago ruhenze cyane, urumva ko ruhenze. Okay, n'iki wabwira nk'urubyiruko bagenzi bawe? Urubyiruko uko nababwira ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora, bakiteza imbere, ntibajye kwiba cyangwa gucuruza inzoga zitemewe gutya. Okay, urakoze Yves. Kandi akazi keza. Amazina ni Mahirwe Anastase. Nanjye nkaba nkora umwuga w'inkweto. Anastase, ndabona wowe karimo wagashyuhije uri gukanda byacitse byayobye. Ariko menya bisaba imbaraga. Cyane bisaba imbaraga. N'ubwenge ahubwo. N'iki kindi? Na tekinike nyine nazo ziba zirimo. N'ubushake. Okay, wowe si ibintu bimazemo igihe kingana iki? Ibintu mbimazemo igihe kingana n'umwaka. N'umwaka? Uri umusiniye? Niki cyatumye usubyubuka man? Niki cyatumye ubiyoboka kandi mbona uri umusore nyine? Ibintu nuko nabonaga bivamo amafaranga n'ubundi. None niki wabwira urubyiruko bagenzi bawe abasore? Cyo nabwira urubyiruko ibintu babizamo birimo akarongo kabisa. Bisaba ikire kugira ngo bizemo? Ibintu bisaba ibiceri. Kubyiga bisaba? No kubikora bigasaba amafaranga. Ariko nkawe aho ugeze urabona ugeze ku rwego rushimishije cyane. Urabona ko umuntu nawe birimo fresh. Ibintu fresh. Nese Josiya bituryayeho. Nawe se ukora inkweto? Josiya, niki cyaguteye kuzamo se ku gukora inkweto? Cyabimeye nuko nabikundaga. Wabikundaga? Ubwo se ngurwo uri kudoda barwita mu ki? Barwita Space. Yisandara ariko. None se ibintu bimaze nk'iki kingana iki wowe? Ibintu bimazemo amezi agera kuri 4. Abo ni abasore rero n'abakobwa twasanze hano muri kampani ikora inkweto. Twahise ko twegera na ba rwiyemezamirimo Thomas hamwe na Nshimiye, nabo batuganirira banatubwira ko iyo umunyeshuri aje babanza kumubwira ati ibintu ujemo ni ibintu bisaba kubwitange cyangwa no kubikunda, ntago ari ugupfa kuza gusa, bakabanza bagategura uwo bagiye kwigisha. Babaha amasomo rero agiye atandukanye nk'uko bishimangirwa na Thomas ndetse na Nshimiye mu kiganiro nabo twakomeje kugirana, bavuga ati rwose n'abandi baze tugomeze tubigisha. Murabona ko n'abakobwa bazi kudoda, bazi gushinga umugera neza mu rukweto, ibintu bikagenda neza. Reka twakire rero ba rwiyemezamirimo nabo batuganirire, batubwire kuntu nimba koko ibyo aba banyeshuri cyangwa aba bakozi bavuze ari byo. Ikomoka ku ruhu nyine tugihangamo
utuntu n'utundi nyine. byose ni ibikomoka ku rugo cyane rwose. none urugendo watangiye si ubwa mbere tuje kukuganirira ariko turaje kugira ngo dutangirane 2026 urugendo warukoze kuva kera cyane none ugeze hano ese rwiyemezamirimo tubwire. Ibintu ni inkuru ndende, ni ibintu birebire. Ibi bintu ni inkuru kabisa, ni igitabo ubundi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ibintu maze imyaka myinshi. Byonyine hano muri Eyeri mumaze imyaka 10. Nageze 2016 n'ubu 10 igiye kugera. Ibintu ni ibintu birebire rero natangiye ndi mu mutaka. Leta igera yishishikariza abantu gutera imbere, baravuga ati mu mitaka mugere muve mu mitaka. Nibwo navuga ati rero ibintu n'ubundi bakatuvana mu mutaka, reka nishakemo ubushobozi. Ubwo nishatsemo ubushobozi nyine ndavuga ati ibintu nabyo nari mfite petit frère akora ku mukeri. Ndavuga ati nawe katuriho ukuntu twakwihuza dukore kampani. Iyo kampani izaba ikomeye kandi mu karere ka Gicumbi, ku buryo izabibimburira abandi, ari twe tuzaba turi hejuru mu gukora inkweto. Ubwo namuzanye rero mugezaho ibitekerezo, ndavuga ati ni ngombwa twaguke tujye hejuru. Ubwo twavuye mu mutaka rero dukoze akanama gutyo, dukodesha hano. Dukodesheje hano turavuga reka dukoramo kuvuga dukore, turakora. Dutangira kwakira abanyeshuri, dutangira kwakira ibigo bitwereza abaza muri stage, dutangira kwigisha abandi bashaka kubyiga, dutangira kwigisha abaturutse hirya no hino mu bundi burere. Mbese buryo nyine tugenda twaguka gahoro gahoro. Hama rero aho ngaho tugeze ubu ngubu twagezeho n'ubundi twari dufite team nandi isanzwe. Tugeraho noneho tukigira ikintu kinini, tugira kampani, tugira amakashe, ibintu nk'ibyo. Twabona iyo tuhita Reda Collection kugira mbese nyine dutere imbere nyine ku buryo n'umuntu tubaje kampani tumubwire ngo ni iyi. Ariko ubu no kuri ibintu bye ni ibintu ni inkuru ndende. Araho byatubanye nawe bikigeze. Yes, duheruka hano mwarakoreraga ahantu hatoya ariko ubu ngubu urebye rwose haragutse, hari n'ibyumba byinshi naza kubereka ku mashusho cyangwa amafoto aho twafatiye. Ubu se ngawe nka rwiyemezamirimo ukora inkweto ntago nakubwira aho bigeze nk'abamama cyangwa ababyeyi bafite abana batazi ko hano harimo inyungu, ni ngiki wagomeza kubashishikariza? Kuvuga kangaha ubundi ahangaha nitinyuka urashoboye ko wameze kose, waba ufite ubumuga, waba utavuga, waba utagira iki, wumva ushaka kubyiga. Ubundi umuntu uwo ari we wese ushaka gukora umwuga uwo ari we wese uramwigisha rwose, ukamuganiriza, akavuga ati gutya na gutya, ngo umwuga uwo ari we wese ujyamo ukunze uragushobora. Ukamuganiriza, ukamubwira wenda umwana uzaba waratemerwa bati kubona runaka gutya na gutya yarakoroteye imbere. Akavuga ati rero kubona Nshimiyimana Yves yekuye amaboko mu mufuka arakora, urahageze. Ukamutangaho urugero, akavuga ati hari uriya yakuye amaboko mu mufuka arakora, ukabona ibyo amaze kuvanamo, ukamuha ingero nyine umwana nawe yashaka arashabuka nawe agakora. Noneho kuri ibyo ngibyo wenda naravuga namenyesha abakiriya bacu badukunda n'abakunda ibyo tubambika. Ni ukuvuga ngo hano twambika ibigo, twambika amakompasiyo, twambika uje ashaka urukweto. Hano ni ukuvuga ngo uzana ikirenge ugasohokana urukweto. Mbese ni ukuvuga ngo amasandari y'ubwoko bwose, inkweto z'ubwoko bwose zikomoka ku ruhu, hano dufite imashini zabugenewe zibikora. Kandi hano nta kuvuga ngo iki, nta kuvuga ngo hirya no ku ruhande, hano uzana inkweto, uzana ikirenge ugasohokana urukweto. Ibyo byose ni ibigo mumaze kugenda mukorana, ibigo by'amashuri, za kompasiyo n'imiryango yambika abana cyangwa yambika n'abantu bakuru. None nkamwe nka rwiyemezamirimo imbogamizi uhura nazo ni izihe? Imbogamizi zo n'izabura yenda ntabwo twavuga ngo icyo umuntu wagikomeje urugendo. Hari ibikoresho tuba dukeneye biba bidahagije. Hari ibikoresho byacu burya birahenze cyane, birahenze kurenza uko umuntu abyifuza, nuko tubaca amafaranga bakumva ko nyine ibintu ari makenya, bakumva ko ari menshi amafaranga. Kandi ibintu byacu byo birahenze, ibikomoka ku ruhu byose birahenze. Usanga umupira tugura 15 tutabaza ibyo hejuru ukahita uvuga 30,000 bakumva ari menshi. Imbogamizi ya mbere ni ibikoresho byacu ku masoko bihenze. Imbogamizi ya kabiri yenda ni y'abakiriya baba badahagije, ko dukeneye dukora ibintu byinshi ariko kubona ko nyine byinshi abikirimo abakiriya dukeneye
abakiriya nyine bumva nabo tuba tubakeneye. Indi mbogamizi nanone niyo kwaguka nyine ahantu hacu hakaba hanini. Indi mbogamizi no kugira ibikoresho bihagije n'abakiriya bumva nyine bakaziraho. Ariko aho bigeze murashima? Aho bigeze turashima iteka ko twavuye ni habi, aho turi kujya ni heza. Turabizi ufite amasertifika menshi agiye atandukanye, wagiye witabira imurikagurisha rigiye ritandukanye. Imurikagurisha tumaze kujya muri menshi cyane, aho akarere kadukeneye hose tuba turiyo, natwe aho dukeneye kwitabira tukaba turiyo. Ni ukuvuga ngo tumaze kujya mu murikagurisha arenga 5, hari n'ibyo twagiye muri ibikombe twarabifashe kuko nta gihari, ibikombe tumaze kubifata. Urumva rero ibintu byose tubikesha ubuyobozi bwiza, tukabikesha guhera ku mudugudu kugera ku kagari, kugera ku murenge, kugera ku karere, kugera ku ntore zose ntabwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibi byose ni ukubera ko tubikora nyine mu mutekano, ni igihugu kiyobowe neza, kiyobowe n'abayobozi beza batugira inama, kandi ibi bintu ni ukubishimira cyane. Kuri uyu mwaka tutangiye ni ngiki cy'agashya kandi abakiriya bazitega? Uyu mwaka ni ukuvuga ngo dutangiranye n'ingamba nshya. Uyu mwaka ibintu byose ni ukuvuga ngo tugenda gukatura rero. Abakiriya nibatugana turi benshi tugomba gukatura kugira ngo bagende baturangira abandi, kandi uyu mwaka dufite intumbero yo kwamamaza ibikorwa byacu bikagera kure, bikagera no mu mahanga, ubwo tubafashijwemo na leta nyine nayo ibibyumva, tugatera imbere nyine kurenza uko tubyifuza. Nanone ikindi tukuvuga ngo twitabira mu murikagurisha, dushaka no kwitabira ku yo hanze nyine natwe tukumva ko tukareba ibyo baturusha, ubundi tuba tugomba gukora n'ubukerarugendo nyine kuva ko ikomoka ku mpu, tukareba nyine aba bageze kuki, natwe dushaka kugera ahangaha, natwe tugatera imbere nyine. Thomas nawe yagwemeje avuga ati rwose ibyo dushyize imbere natwe muri uyu mwaka tugiye kujyamo cyangwa turimo wa 2026 nk'uko mugenzi we yagomeje abigarukaho. Thomas nawe yaje abishimangira avuga ko bagiye gushyiramo imbaraga mu byo bakoraga birusheho kugira ireme ryiza. Amazina yanjye ni Byiringiro Thomas. Iyi kampani turimo ikaba yitwa Reda Collection. Iyi kampani ikaba yaratangiye muri situwasiyo nyinshi, ariko ubu ngubu ikaba imaze gufata umurongo ukurikije uko byatangiye bimeze. Iyi kampani yacu rero Reda Collection imaze kugera ku bintu byinshi cyane, ibikorwa bimwe na bimwe mu byo bagenzi banjye bagiye bagarukaho, ko bamwe mu bo twatoje ndetse n'abakozi bagiye babikubwira. Kampani yatangiye bimeze nabi, ariko uri kubona ko igenda bifata umurongo, abanyarwanda bagenda basobanukirwa. Ari nayo ya mbere yari hano mu karere ka Gicumbi, rero kugenda tubisobanurira umuntu byari bigoranye, no gutangira bisa nkaho bigorana, ariko ubu ngubu abantu bamaze kubisobanukirwa cyane kandi baranabikunze pe, baranabyishimiye. Rero iyi kampani nk'uko babigarutseho byinshi bagiye babivuga babikomozaho, ubona ko tugerageza gukora inkweto nziza kandi zikomeye. Inkweto zacu ubona ko ziri ku giciro gito ugereranyije n'ahandi ukamenya bimeze. Tugerageza ibishoboka byose rero kugira ngo nibura tuyishyire ku giciro cyo hasi ibi bintu byacu dukora, ariko karite yayo iba yizewe ndetse n'imigaragarire n'ishusho n'uyibona ku buryo ubona ko bitandukanye na zimwe za mangaze, ku buryo n'uyambara ku buryo bigerageza kuyibaransa ukabona ko rwose zisa neza kandi zikomeye. Icyo ni cyo cya mbere twaharaniye mu itandukaniro ryacu, kugira ngo dushyiremo itandukaniro hamwe n'izindi nkweto cyane n'ibindi bintu. Ikindi rero iyi kampani tumaze kugera ku bikorwa byinshi nk'uko babigarutseho, tumaze gufasha abanyeshuri benshi, tumaze gukorana n'ibigo, tugenda dukora n'ibigo byinshi bitandukanye, aba biga short course, abe n'abo biga igihe kirekire nabo cy'imyaka 3 bisanzwe, tugenda dutanga amatraining ku banyeshuri. Bose tugerageza buri kimwe cyose kugira ngo dore ko kampani igenda izamuka gahoro gahoro. Muri kampani kuntu bimeze se, nk'umunyeshuri yaje igihe atwarwa igihe kingahe kugira ngo aba amaze kugera ku rwego rushobora kuba nawe yakura urukweto? Umunyeshuri rero icya mbere na mbere turonza tukamuganiza tukamukundisha ibyajeho.
icyo nicyo cya mbere dufata kugira ngo yirinde guta umwanya kuri buri kantu kose abizemo abikunze abyiteho tubanze tuyimukundisha rero iyo yajemo gutya abikunze ntabwo birambira rwose yajemo afite umwete mu mezi abiri hari ikintu rwose abigayanga bikunda intambwe yamaze gutera ku buryo nibura agira igice yeraho cy'urukweto agira igice abaziho ibindi akagenda abimenya uko agenda atinda mu mubiri. Okay, tuvugana na Thomas nawe ari mumwe mu bagize iyi kampani ikora inkweto. None nkibaza mwagomeje kutubwira ngo abanyeshuri igihe baza bagakora stage se ikiguzi cyayo ni ibanga cyangwa stage cyane burya uko umuntu aje tugeze kubafasha ntabwo bose baba baje ari kimwe rero uganiza umuntu mukanegosiye ukagira uko umufasha iyo ukomeye na mbere icyo twibandaho ntabwo ari amafaranga ahubwo ni ugufasha iyo na mbere ni ugufasha iyo ukwereka tuba twagiye dufashwa ku mpande nyinshi zigiye zitandukanye rero ntabwo ibyo ngibyo wabyirengagiza iyo gushyiraho igiciro runaka ati niba cyaraye ntabwo bizakunda ntugerageze uburyo ki ugorogoza umuntu ukamufasha kubera ko nawe niyibura akavuga uti barafashije namenye ikibirenze gutya cyane burya nabyo ni ishema kabone ko tuba turi mu mujyi umwe cyane nk'uko mugenzi wanjye yavuze twibanda mu gufasha urubyiruko kuri kiriya cyiciro cyane cyane impamvu tukibandaho ni ukugira ngo turebe ko nibura uwo bijemo bikunze natwe tubimukundisha tukamushishikariza n'ibyiza byabyo ku buryo nawe bijyamo afite umwete uyo nibura mu gihe runaka azavuga uti hariya baramfashije byagenze gutya. Uyu mwaka rero ni akahe gashya abakiriya mubateganyiriza? uyu mwaka warimo udushya twinshi cyane uyu mwaka ubu mu gihe kitarambiranye ibyinshi biratangira kwigaragaza nshaka kuzajya twambika turateganya kuzamura marketing yacu tukongera investment ku buryo tuzajya twandika imishinga myinshi ku buryo mbese ibintu byacu bigomba guhora bimuviye teganya kwagura ubucuruzi rero twagura n'ibigo twagemuriraga inkweto tubyongera twongera n'abacuruzi bamwe baturangurira dushaka kongera umubare w'abacuruzi baturangurira numva ko mbere na mbere no gushyira ingufu muri marketing kongera investment hamwe no gufatikanya nanone n'imikoranire myiza dusanganwe n'abayobozi bacu bagenda badufasha mu gushishikariza abantu mu kubyiga byatangiye bigoranye kubyumva ariko byose leta nagiye bidufashamo cyane n'amarushanwa rero ukameje ubundi mu karere ejobundi nibwo twatwaraga igikombe hariya muri open day rero nabyo bitanga ishusho nziza kandi nanone bikana urugero rwiza rw'abantu rimwe na rimwe bakinga umurimo kandi ibintu byatuberekeye byaradufashije ariko bidufasha na bagenzi bacu mu kugira ngo babyumve kugira ngo barusheho kubyumva ntabwo babyumvaga ati gute b'inkweto batwaye igikombe gute ibyo byose urumva rero ni imibare myiza y'igihugu cyacu ntako kitagira abayobozi baragerageza ku mpande zose rero turashimira cyane cyane ubuyobozi budufasha umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye none tunashimira abakiriya bacu byose muri rusange. Urakoze cyane.